abona igitara gifata cyashigunya mu mazi amaso amera neza ahita nahabwa n'ijambo rivuga ngo nuzajya urwara yumviye Uwiteka yagendanye nawe nta kintu azajya araba. Imana ishimwe. Nawe niwumvira Uwiteka ukagendana nawe ukabana nawe ukagendana muri byose nawe Duhaye ikaze mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV, haba abatuye mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali. Tugarutse kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye, nizere ko muraza kuryoherwa naryo kandi mbibutsa ko mugomba gukora subscribe, share ndetse na comment kuri Mukakarangwa TV. Murakoze cyane. Uyu munsi rero turi kumwe na evangelist ugiye kudufasha ariwe Evangelist Devota. Murakoze cyane, reka tumwakire. Haleluya, haleluya. Amina. Imana twishimire, tunejejwe n'Imana kongeye kuduhagaye keza ko kuganira, tugarutse kubabwira ibyurutse imitima, tugarutse kubabwira ko hakiriho ibyiringiro. Haleluya. Amina. Hari igihe wabona ibyiringiro nta bihari, hari igihe wabona ko byarangiye, ariko haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka. Rero dufite intego nziza cyane ivuga ngo Imana ihumanura amazi yawe umaze igihe arura. Hanyuma we wumva rufite amazi arura, wumva iriba ryari rirekurura, nta kintu warimaza kandi urifite, Imana ivuganye nawe ngo uyereke iryo riba rihumanure, rigire iriba rimeze neza, kuko ari Imana ihindura ibyanze guhinduka. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimye Imana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze, wagumanye natwe. Haleluya. Usanga imbere niho turi, turasenze ukore igitangaza n'imirimo, abadukurikiye bahe kumva ijambo, natwe dushobotse kuritambutsa. Dufashe mu kirere bitakuvuga, imbaraga z'abakonikoni turazicyashye, bitavuga Imana turabyirukanye. Ngwino Mwuka Wera utwibanire, ngwino ugendane natwe. Haleluya. Ngwino tugirire neza, ngwino turamburire akaboko, ngwino dutegekere kuko tugushaka. Umuririmbyi yaravuze nk'uko Imana kazagera ishaka amazi, aravuga ngo niko natwe tukwifuza. Hari abantu bafite amazi yaruze cyane, ndetse amazi afite kwicana, ariko uri Imana ijya ibasha kuyazana akamera neza, uri Imana ijya ibana natwe, uri Imana ijya igendana natwe, uri Imana yihagishe, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Tuguhaye ikaze rero, urukira kumva gusenga no kwinginga kwacu, kandi tubere ibyiringiro, kandi dutegekere. Urakoze, urakarama, bana n'umuntu wese udukurikiye, kandi natwe twese tubane nawe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen. Ubwo Abisirayeli bavaga mu Egiputa, mu rugendo rwabo bahuye n'ingorane. Ubwo Abisirayeli bavaga mu Egiputa, mu rugendo rwabo bahuye n'ingorane. Imbere yabo hari inyanja itukura, kandi n'inyuma yayo hariyo n'imisozi. Batakira Uwiteka, ye baba turanyura he? Mana ya Aburahamu ibambutse iyo nyanja. Batakira Uwiteka, ye baba turanyura he? Imana ya Aburahamu ibambutse iyo nyanja. Mana ya Aburahamu
Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isiraheli, nta yindi mana nkawe, nta mana imeze nkawe, nta yindi mana nkawe, nta mana imeze nkawe. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Isiraheli, nta yindi mana nkawe, nta mana imeze nkawe, nta yindi mana nkawe, nta mana imeze nkawe. Uwiteka niwe warinze ya ntwari Saduraka, niwe warinze Meshake, harinda na Abedenego, niwe warinze Danyeli muri rwa rwobo rw'intare. Umwami n'igitangaza sinabona uko muvuga. Haleluya, hari ikintu kinezeza kikananyura umutima, nuko uwo mwami ukomeye ahora iruhande rwanjye. Haleluya, hari ikintu kinezeza kikananyura umutima, nuko uwo mwami ukomeye ahora iruhande rwanjye. Haleluya, 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 amina. Haleluya, Imana ihabwe icyubahiro. Muri byo uvuga ngo Abisiraheli, haleluya, mu rugendo rwabo bahuyemo n'ingorane, kandi ngo imbere hari inyanja, inyuma hari imisozi abanzi impande n'impande, ariko ngo bavuze ngo nta kindi cyo gukora, reka dutakire Uwiteka. Baravuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, baramuhamagara, haleluya, barahamagara Imana, Imana irabangije ngo irabumva, ariko ijambo gutaka niryo bakoresheje ngo batakiye Uwiteka. Nawe nagira ngo nkuzane ijambo rivuga ngo niba ugeze mu bikomeye ujye utakira Uwiteka, kuko n'Imana ibasha kumva abantu bayitakira. Nugera ahantu hakomeye ujye utakira Uwiteka, azajya aza kumve. Nubona abantu bose bagiye ujye utakira Uwiteka, azazana abandi bashyashya. Nubona abantu bakurambiwe, Uwiteka azazana izindi nshuti z'umugisha. Nubona byanze uzajya utakira Uwiteka kurusha gutakira abantu. Watakira umuntu ashaka kugeza hanze, watakira umuntu akakumva gusa akagenda, ahubwo akajya kukuvuga. Ariko ngo iyo utakiye Uwiteka araza agaca inzira, haleluya. Imana ngo niyo yarinze za ntwari za Saduraka. Ndagiraga umuntu wese aba intwari muri iyi minsi turimo, intwari mu gusenga wiyemeje, intwari mu rugendo urimo, kuko ngo kuba barabaye intwari ba Saduraka n'abadanya mu rwabo rw'intare byabahaye gutsinda. Nawe nuba intwari, Imana iraguha gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva, haleluya, ibice 15. Turasoma kuva ku murongo wa 22. Havuga ngo Imana ikiza amazi y'Imara kurura. Mose agendesha Abisiraheli bakomeza urugendo, bava mu nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Nicyo cyatumye hitwa Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywe iki? Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, kwitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza. Amen, amen. Amen.
dusomye ijambo rivuga ngo Abisiraheli Imana ikiza amazi y'Imara kurura ngo Abisiraheli bamaze kwambuka inyanja bagenze iminsi 3 bamaze kugenda iminsi 3 bagera ahantu ngo hari amazi yaruraga ayo mazi ngo yitwaga Mara. Murakoze cyane udusomeye amagambo meza cyane ariko njyewe nakwibaza ngo ese ayo mazi yaruraga kubera iki? Ese ni ukubera ibyaha by'Abisirayeli? Mwadusobanurira. Imana iguhe umugisha kubwo kudusobanuza. Ntabwo ari ukubera ibyaha by'Abisirayeli ahubwo aya mazi niko yari ameze kuva yaboneka kuri uwo musozi cyangwa se muri uwo mudugudu. Aya mazi ngo yararuraga cyane n'umuntu wayanywagaho yarapfaga, nta kintu yari amazi arura yari muri icyo gihugu aho bari bahingukiye. Murakoze cyane. Noneho ngo bamaze ngo rero kuhagera ngo basanze amazi afite ikibazo ngo bivovotera Uwiteka. Haleluya. Ngo bamaze ngo kwivovotera ngo Uwiteka ngo ariko ngo nubwo bivovoteye Uwiteka dusomye ijambo riri kuri 24 haravuga ngo abantu bitotombera Mose bati turanywa iki atakira Uwiteka mwereka igiti akishugunya muri ya mazi. Abantu batatse mu mitima ariko ntabwo byumvikanye. Aho guca amaso yumvishije bari kwivovota bavuga batese uturanywa iki aho twari turi haraga hato ariko twabonaga amazi yo kunywa. Ariko Mose we amagambo nabiri abantu bivovoteye Mose ariko Mose watakira Uwiteka. Amina. Nta kindi yari gukora kuko atari we wari wihamagaye. Nawe muri iyi minsi hari ibyo uri guhura nabyo ku murimo w'Imana cyangwa se mu rugendo uri gucamo ariko ntabwo wihamagaye. Imana yaguhamagaye. Haleluya. Imana yakugiriye neza. Imana yakubereye Imana. Imana yabanye nawe. Iyo Mana niyo ugomba gutakira ukayibwira ngo noneho nkora iki ko ndeba byanze. Kubigumisha mu mutima nta kisubizo cyavamo, kubibwira abantu nta kintu kiri buvemo kuko Mose yaravuze ati hari Imana yampaye umurimo reka nze nyitakire. Mose agitakira Imana kuko bari bafitanye gahunda. Umuntu wese avuge ngo kuko bari bafitanye gahunda. Haleluya. Imana ngo yise yumva gutaka kwa Mose kuruta kumva kwivovota kwa Abisiraheli. Ihita imubwira ngo Mose we dore kiriya giti genda ufate kiriya giti ugice maze ugite muri ariya mazi. Haleluya. Ngamaze kugita muri ariya mazi Imana ishimwe ngo hanyuma ngo amazi. Haleluya. Ngaragenda. Haleluya. Haleluya. Ngaragenda ngo amazi ngaragenda hitaba amazima kuko Imana imvishe gutaka ku mazi cyahise kiyahumanura. Ariko abivovose nta gisubizo babonye ariko Mose watakiye Imana abonye igisubizo. Bavandimwe muri iyi minsi turimo harimo ibintu bikomeye cyane ariko kwivovota reka tukugabanye ahubwo dutakira Uwiteka. Azajya twumva ari mu ijuru rye ryera bimutere gukora igisubizo cyaburaga Imana ikidushye. Nuko Mose ngabona igitara gifata cyashigunya mu mazi amazi amera neza. Ahita nahabwa n'ijambo rivuga ngo nuzajya urwara yumviye Uwiteka yagendanye nawe nta kintu azajya araba. Imana ishimwe. Nawe niwumvira Uwiteka ukagendana nawe ukabana nawe ukagendana muri byose nawe uzamutakire azakumva. Hari abantu benshi twatakiye Imana igenda itwumva. Hari impande nyinshi twaciyemo, hari ubuzima bwari bukomeye twabayemo ariko nitwatakira dutakira Imana biremera. Nanjye ndi mu bantu bagiye batakira Imana biremera. Ndagira ngo nawe utakira Imana bizajya byemera. Imana irakwereka igitujugunye muri aya mazi y'Imana ari kurura hanyuma amazi abe mazima uyanywe ushira inyota. Urugendo rwawe rukomeze waruhuyemo n'ibikomeye ariko Imana haleluya ikwereka igiti ujugunya muri ariya mazi. Haleluya. Imana ikwereka igiti. Haleluya. Imana ikwereka igiti cyo kujugunya mu mazi arura. Gahunda no gutakambira Imana ikatwumva. Rero narinje kukubwira ngo Uwiteka niwe warinze za ntwari nawe niwe
uje kukurinda. Wowe ntacyo wakimarira. Niwe uje gukemura ibibazo waba uri igisubizo. Niwe uzanye ijambo rivuga ngo baho. Niwe uje kukubwira ngo komeza. Niwe uje kukubwira ngo haracyariho ibyiringiro. Niwe uje kuzibura ayo masoko yari yarazibanye. Niwe uje gumanura ayo mazi yahora agarura. Hari ibintu byinshi byakururiraga, ariko Imana ivuganye nayo ngo akira gukora kwayo, kandi akira gukora kwayo kuko Imana ije gukora kano kanya. Reka dusenge. Waba urwaye amazi y'imara ariko kururira, takambira Imana ikwereka igiti cyo kuyahumanura. Waba uri mu bukode wabuze ayo kwishyura inzu, takambira Imana ikwereka igiti ujugunye mu mazi. Waba wabuze ibyiringiro, urugendo rwo kujya mu ijuru rukunaniye, takira Imana ikwereka igiti ayo mazi ari imbere yawe ahumanuke. Waba ufite umurwayi mu bitaro runaka wabuze ubwishyu, takambira Imana ikwereka igiti. Haleluya. Ute muri ya mazi, amazi arahumanuka, hanyuma bigende neza. Ahantu hose uherereye wumve ko gahunda ari ugutakira Imana atari ukuyivovotera. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana cyane kuko watubereye ibyiringiro. Aho abantu bari bagasoho warebye. Haleluya. Aho kwe warebye wumva gutaka kwacu uradusubiza. Subiza umuntu wese udukurikiye aherereye hose. Umurwayi mwereke igiti cyo gutamura amazi y'Imana, abashe guhumanuka nkwe, akomeze urugendo. Resirevo tutayinebo. Umuntu ufite ibibazo byamuremere, haleluya, turasenze ngo umwereke igiti ashugunye mu mazi y'Imana, abe mazima nkwe, yakomeza urugendo. Fasha umuntu wese mu rugendo arimo abashe ko kubona. Tugusenze twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen. Amen. Reka dushimire Evangeliste utugejejeho ijambo ry'Imana. Murakoze cyane.